ke natashye mbabaye bitewe n'ikigano nakoranye nawe nkamusobanurira nkamubwira byose ko nta bushuti mfitanye n'umugabo we akanga kunyumva. Ese yarakuguriye inzoga muri kariya kabari muri kuganirira? Njye ntabwo icyo gihe nari umurokore. Ubu nibwo njye nshaka guhinduka, niyo mpamvu abakunzi banjye wabishobora. Bibiliya ni indirimbo ndabishaka. Nanjye ari njye ntabwo nagutera ibuye pe. Nanjye umugabo nzabona. Umugabo wanjye nanjye nzabona Imana izama nasabye Imana mu kiganiro. Nanjye Imana niba umugabo wanjye ku mugabo wanjye nzaba nkubita. Igeze impamagara nzayishaka. Telefone imwe yaranyamagariye iranyibwira ati wowe wararokotse. Bambwira ko mwana mufite umugambi ngo w'umwana ntwite ngo ko azaza kuzungura iki ngo imitungo yo kwa Papa Vanessa. Yigeze nambwira ko yigeze akura ikintu mu rugo iwawe. Nta kintu cyawe mama najyanye mu bukene bwanjye arambeshye. Imana nguko mbeshye ngo natwe televiziyo n'ibindi Imana izame birabintu azogira umuntu bingura kongera kundira imbere rwose mbabarira ibyo nabonye ndababaye. Ubwo nyine n'ukwemera nkahomba nkaceceka nkabyihora. Ubu suriya mudamu yagiyeho tubwiye n'iki ko atari we yabijya. Ihangane niho kigomba kuba gasubiye zamuka hano no gitabye ngiki hano mu ijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV musanzwe ngiye kuvuga kujya ibihe by'umunsi tubana. Ndashimira mwese dutangiranye umwaka neza, twese turi bazima ndetse twese tukiri kumwe, abagize ibibazo ndetse n'aho bitagenze bazakomeza kwihangana. Uyu munsi rero kumwe na Vicky ndetse na Vanessa navuga ko ari abantu mbere batumvikanaga cyane kubera umugabo bari abagore akenshi bakabagabo, ariko kuri iyi nshuro ntekereza ko aribo bantu bahuje ibibazo. Byabaye bibi cyane birenza n'urugero, ariko buriya uko iminsi yicuma ubuzima bugenda buhinduka butujyana ahandi n'umuntu ahindukana nabyo. Rero kuri iyi nshuro bose bameze nk'abahuje ikibazo, ndetse Vicky yifuzaga guhura na Mama Vanessa akamusaba imbabazi kuko urumva n'umubyeyi n'urutamo urubona barabanye mu nzu ze, yaramucumbikiye, hazamo n'ibindi by'amagrifu n'ibiki. Ariko nyuma y'ibyo hari igihe ubuzima buhinduka bukagenda neza, umuntu agasubira mu buzima busanzwe kandi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko kuri iyi nshuro tukarifuza guhura na Mama Vanessa ngo baganire anamusaba imbabazi we bari kumwe ubwabo. Reka mbanze mbahe ikaze rero hanyuma baganire nk'ababyeyi. Karame kaze ni ibyawe. murakoze cyane. Mbere na mbere Mama Vanessa uraho? Mwaka mushya twese hamwe tubisangire. Nkurikizaho no gusuza abakunzi bacu bo kuri Keza TV show, cyane cyane by'umwihariko nkanjye nka Vicky. Mu gihe maze Keza nkurikirana nk'umubyeyi wa namufata nk'umubyeyi wanjye nubwo muruta, ariko ahantu mama atabaye, ahantu ko ntabwo ngira abakobwa benshi tuvindi imwe, abakobwa ngende umukobwa umwe n'abahungu babiri, ahantu ntari mfite barumuna banjye abandi batatu batabaye. Keza yambaye hafi kuko yarantabarije, Imana ntako atagize, ndamushimira cyane pe. Imana imuha umugisha hamwe n'umuryango we ntako batangize. Kunze bakeza tubisho rero namwe mwese nizere ko mwaka tuvuyemo 2025
mwawusize inyuma muri amahoro, bitagendekeye neza nk'uko nanjye byari bingendekeye, nabo bihangane. Sinisakaye kandi ku isi nyine ni urugendo rurerure, mu gihe umuntu akiriho aba afite byinshi azahura nabyo utazi. Ndashimira rero ko twatangiye 2026 turi bazima nkanjye, cyane cyane wabungurutse mu cyo nakwita icyobo cy'ikuzimu. Imana ihabwe icyubahiro ko yandokoye pe, ndacyayishimira, nanayisezeranya ko ninshoboza nyitangira kuvuga umufana wa mbere unkunda kurusha abandi wamenye ibyanjye, ndamusaba Bibiliya n'indirimbo. Sinshaka ngo azame amafaranga mu ntoki. Reka mbanze mvuge, reka njyewe mbanze mvuge impamvu ni uko njyewe narahindutse pe. Impamvu ndarondogoye, narahindutse cyane. Umukunzi wanjye unkunda kurusha abandi wumva unkunda. Inkunga ya mbere nshaka nyicara hano imbere ya kamera, Bibiliya n'indirimbo. Sinshaka nzanyuma amafaranga mu ntoki, sinshaka ngo azayanyoherereze. Nashaka niba azantu babicuruza azagenda byishyure, ambwire ati Vicky, Bibiliya n'indirimbo nabyishyuye, genda ubifate. Natangiye umwaka wa 2026 narahindutse inyuma ku mubiri ndetse no ku mutima. Wahindutse utere? Impamvu nahindutse sindi bukubahuke Mama Vani. Ikintu cya mbere ndagusaba imbabazi pe. Uri umubyeyi kandi uze kunyumva. Imbabazi 2026 abona maze iminsi mbona umuhanzi ngo witwa Niyo Patrick, ndamwamamaje nubwo atanzi, ariko mu ndirimbo zose yakoze mfitemo indirimbo imwe yankoze ku mutima, sinzi igihe azihimbira, ariko afite indi yitwa ngo Niyo Patrick. Oya, uwo ni Niyo Bosco, undi witwa Niyo Patrick. Niyo Patrick ubwo nari ndi kureba kuri TikTok nabonye indirimbo ivuga ngo sabye imbabazi abo nahemukiye mu ijwi ryanjye ribi, kubera ko n'ubundi bari bananije nsanzwe mfite urijwi rubi, ntibiragaruka neza, ariko ndakeka Imana izarigorora. Ariko umuhanzi yumve ngo ndi umufanzi we. Hari ibintu amaze iminsi aririmba abantu bakamutera amabuye, ariko biri byo nanjye niboneye n'amaso yanjye. Wambwiye ikikugenza se basi ntudomeje? Ikigenza ni ukugusaba imbabazi Mama Vani. Nkuko wemeye kumpa ikiganza cyawe, ndakubwiye ngo umwaka mushya nari nzi ko utari bunyemerere ko ngukora mu kiganza, ariko Imana iguha umugisha. Nje kugusaba imbabazi rwose, ongera unkore mu kiganza. Amen. Kandi urakoze cyane mubyeyi. Imbabazi urazitanga cyangwa uracyakomeza? Ikintu cyanzinduye cyane kirakimbaza, ikintu cyatumye nifuza guhura nawe ke. Muri 2025 nahuye n'ibigeragezo bidasa uye gusa navuga ngo nibyo byonyine nabonye kuva mvutse, kuko kuva dutangiranye wowe nabivuze nka murumuna wanjye, nka mukuru wanjye, nk'umubyeyi wanjye, nagufashe nka byose kuko warantabarije kuva umenye ntacyo utankoreye pe. Ibihe mvuyemo byanyeretse ko nta kintu kidashoboka, nta n'ahantu Imana yagushyira itagukura. Niyo na shitani yahagushyira, nta Imana shitani yagushyira. Imana ngo niyagufunga. Mfite n'ukuri kurondogora amagambo. Nje naje kugusaba imbabazi. Nsaba n'izi. Nuko je nemeye kugira ngo nzabane n'umugabo wawe. Baravuga ngo yihuse byari bihumye. Ubwo nakoranaga ikiganiro nawe usangana n'umugabo wawe ngo twicaye mu kabari. Singo nibyo. Singo ndavuga ikinyarwanda nk'uko kiri. Indangaciro kinyarwanda koko waraje uradusangana, yamamagaye mvuye Karongi kureba umwana, nanjye mu by'ukuri icyo genda avugisha imbere y'Imana n'abantu, yaramamagaye ntazi icyo ari bumbazi, kuko waradusanganye nibyo. Hanyuma ubwo twakoranaga ikiganiro wowe ndagusaba imbabazi z'uko nakubwiye nabi ndetse n'abafana banjye, kandi warangiriye neza, wari warancumbikiye pe nk'umubyeyi neza, tubanye neza. Ariko byageze ubwo mbwira ijambo nagusobanurire ko umugabo wawe tutani inshuti kiriya gihe pe, mu by'ukuri abantu ndi imbere ya kamera yabo banyumve.
papa Vanessa Ariko Imana igira nta neza. bushuti nari nakabugirana nawe buhambaye, nari muriwe nk'umupangayi nk'abandi bapangayi bose. Kumbi papa Vanessa igihe yarankundaga sinabimenye. Sinavuga ko maze iminsi hari umujyaneza wanguraga telefone k'ibihumbi 30. Sindi muvuge hano ari yiyumve ngaka 30 narakaguze. Naka okaziyo naka Airtel karashaje ariko amatelefone arahenze, ariko igihe yaranyohereje arambwira ati mbabarira byambabaje kuba byibura udafite na WhatsApp. Ibihumbi 30 yarabyohereje, ndamushimiye. Yitwa Consolata, reka mbivuge mu Kinyarwanda Consolate ni mu Cyongereza. Console Mu Cyongereza. yanyohereje 30 kuti kuba uri n'umugore cyangwa umukobwa gusa gutyo utagira na telefone. Ndacyafite na kakandi wa muntu yanteje, sindakamuha kuko niturongera kubona namazigiye mu burwayi. Console rero imbere ya kamera abone telefone y'30 yanguriye ngiyi 30 narabyishe None nuko si yari. ikibazo mfite ibi nibyo waruje kunyereka. Ikibazo rero giteye gutya, wambabariye pe, sibyo ke man, ndicuza kuba naramenyanye n'umugabo wawe papa Vanessa, ndabyicuza. Ese utangiye kwicuza? Impamvu je nemeye kumukunda yari iteye gutya, naragusobanurira munsi dusanga twe twicaye turi kunywa, yari yanguriye Knowless no afite Petit Mitsingi. Yewe waranayimenye, sinibuka neza niwe wayimenyeho. Mutima nama wanjye natashe mu by'ukuri mfite agahinda mbabaye. Natashe mbabaye bitewe n'ikiganiro nakoranye nawe, nkamusobanurira nkamubwira byose ko nta bushuti mfitanye n'umugabo we, akanga kunyumva. Ese yarakuguriye inzoga muri kariya kabari muri kuganirira? Je ntabwo ndi umurokore, je ntabwo icyo gihe nari umurokore. Ubu nibwo ngiye nshaka guhinduka, niyo mpamvu abakunzi banjye wabishobora. Bibiliya n'indirimbo ndabishaka, aho bigurirwa zabyishure amyohereze njye kubifata yoke. Nari narahinduka icyo gihe nangwaga Knowless, sibyo? Siyo yansanganye icyo gihe ke. Mama Vanessa narabyerageje ndamusobanurira uko ibintu byagenda, nari metse n'igikapu yanga kunyumva pe. Reka nkubaze, reka mbanze. Ari nkawe uraje usanganye n'umugabo wawe, turabana ahantu mu rugo, ntiwambwiye ati mama Vanessa yampamagaye gutya na gutya ngo duhurira hano. Ari nkawe uje ukadusanga hariya kuri wowe, wabyakira? Mbwije ukuri, wabyakira ute? Bakunzi banje avuze neza cyane. Iki kintu ambaje ikibazo cyiza cyane, eno kigitumye nzi imbere ya kamera. Nagutumye kuri Keza ngo azamuze nawe tuganire. Umbaje ikibazo cyiza, nanjye ari nge niko byagenda. Mama Vanessa simutera ibuye, nanjye ari nge ibyo yakoze nabikora. Iyo ukunda umuntu uramufuhira. Nanagusaba imbabazi rero, nanakubwira ko nge nemeye kumukunda kubera ko niyo nakomeje kugusobanurira ko nta bushuti mfitanye nawe, kandi koko ndi imbere y'Imana nta bushuti nari mfitanye nawe. Nari nemeye kumukunda rero kubera umujinya. Nta muntu utagira umujinya, mbivuge niba hano hari umuntu usenga uzi Bibiliya cyane. Mu minsi maze icyo bita igisasiro mu buriri ndyamye, ijwi rinsanga, ninsanze naramenye ko na Yesu umunsi umwe, sibyo? Na Yesu umunsi umwe ngo yagiye mu nzu y'Imana, ari data wa Kristo cyangwa papa we, ngo asanga bari gucururizamo ibintu, afata inuma n'inkoko, ibintu byose n'ibicara arundumurira hasi birameneka. None se nuko atari yarakaye ko yambaye ubwiza bw'Imana, ariko tuzi ku bantu basenga n'abamufata nka Musa, buri muntu wese n'imyemerere ye. Na Yesu yararakaye uwo munsi, sibyo? Nawe yararakaye aragenda itafata ibintu byose birundumurira hasi, ati inzu ni inzu ya data yo gusengerwamo, ntabwo ari inzu y'ubucuruzi. Nanjye naguye mu cyaha rero uwo munsi, natashye ntekereza ndavuga ni why not uyu mumama agumye kunshinja umugabo we, kandi nta mugabo mfite, ndi n'umukene, nta musobanuye yanze kwemera. Nanjye kubera iki shitani aziranyongorera ati nubura ubwenge n'Imana izakureka. Niba uriya mugabo ari kugukunda kandi nta bushobozi ufite,
hari icyo yakumarira wamwemereye. Shitani noneho ni n'umugome. Shitani arambwira ati wanabibonye ko umugore we yanakwishongoyeho ntacyo mwakoranye, waciye agahigo. Ibi ndi kubibwira abantu bashaka gukizwa nkanjye. Ndagira ngo mbibwire umuntu wese muri uno mwaka ushaka guhinduka, ngiye shitani irakwegera. Kumwegereye Yesu ikamubwira ati niba ushonje dore amabuye yahinduremo umugati urye, sibyo? Kuki yagerageje Yesu kandi afite imbaraga ziturushije? Nanjye shitani yaranyegereye rirajo, irambwira ati uriya mugore uri umukene, uri agakene ko kubabarira, nta mugabo ugira, urumva ufite abana bakwita, umugabo agukunde, umuganunza. Ijambo rinzamo ngo ijambo riraza riranyungura ngo nubura ubwenge n'Imana isa. Mama Fana, uwo munsi nafashe decision. Inzira zose twanyuzemo. Ndi kukubwira ko shitani yanyongoreye. N'undi wese iri kubyonga. Yego ariko nawe emera icyaha cyuko ndi kugusaba imbabazi, ariko nawe wemera icyaha cy'ukuntu wagumaga umpakira ngo ngusobanurira ukanga kwemera. Kandi nanjye ari njye ntabwo nagutera ibuye pe. Nanjye umugabo nzabona, umugabo wanjye nanjye nzabona Imana izama. Nasabye Imana mu kiganiro nanjye Imana niba umugabo wanjye, ku mugabo wanjye nzaba nkubita kuko nzamubonye mubabaye. Imana niyo mpamvu nayisabye umugabo uzaba unkunda nahawe nayo. Nzaba mfuhira umugabo wanjye nk'uko nawe wafuhiraga Papa Vanessa. Ndashaka umugabo nanjye wanjye w'isezerano uzankunda bya nyabyo. Umugabo w'isezerano uzankunda bya nyabyo. Nanjye sinshaka kuzamubona n'undi mugore ukundi. Umugabo uri seri nashaka azaba ari umusaza ugendera ku kabando, ariko Imana ntabwo yabinkora. Imana izama umugabo iruza umwiri muzima utazanduke. Kuva ku itangiriro nongere ndiri, urabizi byambayeho. Ntabwo ari jye wacumiye ku buryo ndi umugore mu utabona umugabo. Nanjye Imana ndayisabye inyumve, izama umugabo mwiza uzaba unkunda, uzansaba akankorera ubukwe, akangurira n'inzu sinsembere muri ano macumbi ndi gusaba ngo uzajya nsukisha nkajya muri saba. Ngewe byanjye mbashaka ko bivamo. Yego ngewe byanjye buriya nkubita mbangu nta kibazo ko ibintu bimeze. Waramujyanye aradutana, sinye mufite sheri, uko byagenze kose urakuzi. Ndakuzi ndi kubikurikira. Namwe mugeze ubwo nanone ngo murashwanye ngo umwe ngo yagiye ukwe n'undi. Umugabo asigaye ameze nk'uwataye umutwe wagira ngo noneho yaranasaze. Ubu nabwo ntabwo ari mu rugo koko urumva. Reka mbanze nkwibarize. Umugabo yaraje asahura ibyanjye, ajyana televiziyo yari iri mu nzu, ajyana intebe zari ziri mu nzu, yewe n'utwe twangushye aratujyana. Ngiye kubona mbona yeguye umutwe nta n'ikintu azanye, mbona aje mu rugo. Yego ngo agarutse mu rugo. Ndamubaze se ibintu wajyanye ubisize hehe? Ngo nta na kimwe ngo najyanye, ngo ibiki n'ibiki, kandi araguhakanira muri make yarabitwaye. Ndamushotinga nyuma nibwo yemeye yuko ibyo bintu yabizanye, ariko nawe ukaba warabyibye. Yes, uranyumvira? Urakoze cyane kuvuga icyo kintu. Nanjye arangije amaze kumbwira gutyo, nanjye nahise rero mbabara. Ndamubwira nti kuva utanzaniye ibintu n'ubundi komereze mugende. Ukoze neza cyane kumbaza iki kibazo. None ubu ndi kumva ngo hari undi mugore ngo acumbitseho, rero abagabo basigaye bacumbika ku bagore ntumbaze. Sinzi ibyo wasize muhaye. Uragira ngo umenye niba yarakwibye ibyo, niba ari wabitwaye. Uragira ngo umenye umbaje iki uyu muntu niba yarantwariye ibyo bintu, yego akaba yarabikomejanyije aho yagiye. Okay Mama Vane, mu by'ukuri kuva nahinduka kuvugisha ukuri ni ibintu byanjye bibaye byiza cyane. No mu bintu byatumye nshaka guhura nawe, iki cyari ikintu nagomba kwisobanuraho. Waje iwanjye ahantu ya mugabo yabeshyaga bagiye kunkodeshereza, kumbi ari umuntu w'umudiaspora wamuhaye inzu ngo azayimushakire umuntu wayibamo kugira ngo itangirika, kugira ngo bataziba amasima, kugira ngo bataziba amatriplex ari muri iyo nzu n'amarangi. Warahigereye, twarahabanye, waranaharwariye, nanjye uziko nahavuye. Ugera muri iriya uvugisha ukuri nk'umuntu nawe w'umubyeyi. Hari ikintu cyawe wasanzemo bivuga ngo buretse sema buretse bivuga ngo iyo ibyo bintu warabihasanze
kabisa Biki- ntiwari kuva mu rugo cya gihe ugiye uri kubyumva nabi ibintu ntabwo byari buri hariya ibintu yabikuye kwa mama Vanessa nyuma y'uko nkubitwa se baniga urumva hariya ibyo bintu avuga wibye ntabwo byabaga hariya kujyanye hari ahandi byari hantu bikiri kwa yarabifite mama Vanessa mu rugo noneho we cyagiye ajya gucumbika hahandi yarabijyanye wa musore yagiye kwa mama Vanessa mu rugo niho Arabizana. yabikuye, abijyana ahandi Wow. byiza Byumvaga cyane nabi. byiza cyane mama Vane mu by'ukuri uri umubyeyi naje imbere yawe nciye bugufi ngo nambabarire kandi wabikoze wakoze neza cyane kuma ikiganza cyawe ubwo umeruka cyangwa n'abambonye bakubwiye ndetse n'umwana wawe Vanessa yaranyiboneye nta gatege na gato nari mfite ko kuba uretse n'ibintu nanjye ubwanjye nakwifasha kugira ikintu nafata pe ahantu twagiye kumureba papa Vanessa ni keza wahanjyanye twese twaramubuze ngira ngo byibura ndebe ko yagira impuhwe akangurira n'ibinini yaranshwishurije n'iyo nzu sinayinjiyemo keza yari ahari ni umuntu udutabariza kenshi na keza nakubwira ko yigeze mbona ndenga no kuri uwo muryango nzaba nsinzwe imbere y'abantu ntabwo nigeze nongera guhura na papa Vanessa kuva nakubitwa nkamererwa nabi kuriya bankubita natangiye kuva kandi nari mfite inda y'amezi 2 ibikomere byo wenda wowe nuheruka kumbona unashaka ushima Imana narorohewe nta bikomere ngifite uretse inkovu ngizi sinahwema kubyereka harya ibyo bikomere n'inkovu ngo waravuze ngo ni ngewe wari waguterereje ngo abakwica mama Vane abakwica nkuko nawe we warambwiye ngo abantu bankubitaga wambwije ukuri nanjye urambwira ngo urije nkuko bansanganye n'umugabo ngo twicaye ngo turi kunywa nore wambajije ati yuburije wari gukora iki nanjye ndakubwira sinagutera ibuye nanjye nk'umugabo wanjye nafuhiraga nari gukora nkuko wakoze pe none kuki jewe wabinkekeye kuki nakubwiza gukuri niwemere ko nanjye nshobora kuba nahamagawe ntabizi kandi warabibona kumva noneho nawe wahise uvuga ko ari ngewe wabohereje nanjye ntabeshya imbere y'Imana na n'uyu munsi nubwo ndi kuvugisha ukuri jewe telefone imwe yigeze impamagara nzayishaka telefone imwe yaranyamagariye iranyibwira ati wowe wararokotse bambwira ko mwari mufite umugambi ngo w'umwana ntwite ngo ko azaza kuzungura iki ngo imitungo yo kwa papa Vanessa ngo na mama Vanessa barambwira bati umwana wo hanze noneho ikindi araryoha ke umuntu yarambwiye ngo umwana wo hanze ngo n'umugore bararyoha kuri telefone nge ndyamye ndwaye ngumva ngo wandaye ngo indaye ngo nkamwe ngo abagore bo hanze ngo n'abana banze ngo bararyoha ngo umugabo ngo yageze ku mugore wanze ngo yataye wo mu rugo ngo umugore ngo hanze ngo arya inyama ngo umwana wanze ngo nubona minerivare mbere ngo none ngo urwo ngaho ngo abaharawe ngo none ngo wakagorewe ngo urwo rwana ngo utwite ngo Imana ishimwe urumva ngo Imana ishimwe ngo ko baguhondaguye ngo ruzavemo ngo nanjye yari umugore ngo nanjye ngo ibyo bintu ngo byakubayeho ngo byambayeho ngo umwana ngo akazajya aza buri munsi ngo umugore ngo ahamagara ngo buri munsi ngo niwameye minerivare ngo baburaye ngo umwana wanjye ngo arya gukurusha mama Vane nukuri kw'Imana ndatinya Imana ndi imbere y'Imana nta kintu nta n'ibyo nigeze mbona nta kintu cyawe najyanye udutebe nari mfite 2 keza ratuze nitwo ngifite n'ubu ntabwo ndacyari mu icumbi cumbitse ku mumama witwa Francine icyo ntavuga ni quartier atuyemo kuko ke ufite umwanzi wahita urangira ahantu uryamye cyangwa wihishe wabwira umwanzi uri kuguhiga ngo ngiye ngo nihisha aha naha noneho ubu ndi umwanzi ubu se waba wihisha ukavugiriza ndi umwanzi se none ko nari maze guhamagarwa n'abantu bambwira ngo wandaya we ngo kereka iyo yakwica nta wundi muntu yari gutekereza nari gutekereza ndi nkuko nanjye wavuze ko nari nagutwariye umugabo ndi kubivuga nk'umuntu wahindutse muri 2026 ndetse banankubitaga banambwira ngumva reka uriya mugabo ndetse n'uyu mwana utwite turagusezeranya ko ntazabaho niba n'imitungo ushaka nawe ubwawe warivugiye ngo niba ari n'inzu ushaka sinzatusha nyibona ke n'abadukurikiye muri jewe mujye mu bumuntu muri je mwatekereza ngo iki mbonera kukubwira ngo utekane sinaguhisha
inda yanyu nge nagize ibyago yavuyemo inda ntabwo ari byo yavuyemo mutekane nta mwana uzaza kubaza arabaza ibyo bintu kwibariza ibintu sijya wabitwaye nta n'ibyo nigeze mbona umugabo wawe nuza gutekereza neza afite undi muntu yabishyiriye ntabwo wigeze ubifata sinigeze nanabibona ntigeze nambwira ko yigeze akura ikintu mu rugo iwawe nta kintu cyawe mama najyanye mu bukene bwanjye arambeshyera ubu se yigeze akubwira ko yacumbitse kuri ya mudamu uretse jya wabyiboneye ni n'umuntu wanyohereje link ke kubera amaso muganga yambwiye ko ntagomba kujya ndeba muri telefone cyane ni kiriya kiganiro sinari nakibonye uretse na link sheri konso ni wanyohereje link ati Vicky ndimo kukuvuza waranibye nese ninde wavuze ko nibye ni izina ry'Imana yo mu ijuru ngahariye nta kintu nigeze nibona uriya mugabo niba bivuga kubeshyera kuko arabeshyera pe navuze ko nazongera kurira imbere ya kamera ariko ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nsenga ndi gusenga nta kintu na kimwe cy'uriya mugabo simbizi ke nayo navuze ko nazongera kuri imbere ya kamera Imana nk'uko mbeshye ngo natwe televiziyo n'ibindi Imana izame bira bintu azogire umuntu kongera kundira imbere rwose mbabarira ibyo nabonye ndababaye ubwo nyine n'ukwemera nkahomba nkaceceka nkabyihora ubu suriya mudamu yagiyeho tubwiye n'iki ko atari we yabijyanye ubwo narahombye byararangiye reka arabyimenyera pe cyakora papa Vanessa tumye nongera kurira ariko Imana imubabariza mu umutima wo kwihana azaza kwicuza uri mama w'abana be nkubwira n'ingute yawe menye ikasira dore bya byondo bye mwavugaga buri munsi barabirunde azajya hehe koko se ingute yawe rwose singute yanjye n'abagore agenda mu buso umuntu w'umugabo nanjye nkwibarize noneho mvuye no mu mwuka ngiye mu mubiri nanjye nkubaye umuntu w'umugabo ko nabonye ari n'umumama w'umubyeyi mukuru cyakora mu mama agira impuhwe pe Imana imuha umugisha uriya mubyeyi wa mubyeyi we niba uri kunkurikira Imana iguha umugisha umugabo wawe ko jyewe nshimye ko yavuze ngo nari indaya nkuraraga ngenda yabuze undi muntu w'umugabo ke yabuze undi muntu w'umugabo yajya gucumbikaho mu mujyi wa Kigali yabuze umusore yajya gucumbikaho ese ke yabuze ibihumbi 2 ko hari amarogi abi Kigali ya 2 yabuze ahantu yajya gucumbika akajya yishura 2 akajya mu kazi nimugoroba akajya kuharara ubu naramukarabye jewe naramuretse naramukarabye ntabwo ntirirwa mvuga rwose mugumane umuntu mu gucumbikiriye rwose Imana izamuha umugisha naguma mucumbikira ya mubyeyi wa mubyeyi aho urumurikiye Imana iguha umugisha mwinshi ucumbikire papa Vanessa cyakora uzabutubwira natwe turahari tuzamenya ukuri kw'ibi bintu papa Vanessa umucumbikire rwose ntabwo dukeneye ngo yangare umucumbikire gusa jewe mama Vanessa byarenze ubwonko kiritaje ya nyuma yanjye nyikorerwa yarabizi n'impapuro zo kwa muganga ndi gukira ameze neza utuze kandi ndashima ko wambabariye nanjye rwose umva nakubabariye ibyawe n'umugabo wawe sinzi ibyo ari byo icyabahuje nagakira umugabo wanjye ibyabahuje n'ubundi bizongera cyakora cyari kuzongera kuzaduhuza wenda ubundi bizabahuza uzi ikintu cyari kuzongera kuzaduhuza iyi nda iza kugumamo wenda azagaruka simakanye ko nari kuzaza kujya mu irangamimerere ngo njye kubwira umwana aho avuka kandi wavuze ko yakennye ubu sinamwemera ninjye mukene none ko nari nemeye kumukunda kugira ngo azamvane mu bibazo ndimo jese yarandwaje abantu bandwaje mbakubwire niba utanabaza abantu bandwaje ni 2 uwitwa Console na famiye Samu ni 2 bari kumvuza kiritaje n'ubu nirarangira umugira neza wumva azabishobora amfashe kiritaje yanjye yo mu ndirangire mere neza ubundi nanjye nje gushaka akazi nongere nibeshe ndabesha ke mu nda yanjye ntiyaramera neza keza arabizi kiritaje ya nyuma nirarangira uwumva afite umutima wa kimuntu amfashe ndangize barangize kumungana kera kuva umunsi anyirukana ku muryango mugira ngo amvuze ngame nayo kugura ibinini akanyiruka naramukarabye umutware wawe umugumane Imana izamuwanje ibyo bintu narabimubwiye urumva ko niyo yamusanga ahantu aryamye hanze ntacyo yamufasha nukuri kw'Imana nubwo nasanga ameza cyakora ke amazi bajya bavuga ngo Aburahamu twese mu ijuru nawe ahageze gusa mu minsi maze ndyamye njya nihiringa kuri aka telefone Console
kaho kazira yanguriye nkajya umwana wanjye hari umuntu wanyitariyemo wambwiye ukuntu betaramo Bibiliya nasomye umurongo uvuga ngo no mu ijuru niba ribaho ngo Aburahamu sinzi umuntu wagiye mu ijuru ngo akazajya ngo afata igitonyanga cy'amazi Lazaro ngo yaramugiriye nabi Lazaro ngo akajya amuga ngo wansukiye byibura igitonyanga cy'amazi ku rurimi numve ariko ibi ntabwo Imana yatuma umuntu w'indengane. Imana iza abapfakazi, izi imfubyi, iza abagore tutagira abagabo, iza abagabo badutaye, iza abana babuze base, iza abagabo birwa batera amadanga kuri Papa Vanessa ari kwirwa agenda. Ese ko ari umuntu simuvugi ko umugabo adafite ko umugore ariho adafite umugabo. Umunsi shitani yamwongoreye ikamwereka ko uyu ari Imana. Manu ni ibintu Imana yamanuye mu ijuru. Sibyo Imana umunsi haje umuntu usenga akamuga ko yari Imana yitoraguriye ikamwemeza ko ari umugabo yiboneye ko atagiye nkuko mbyumva numvise ko atigeze aza mu rugo iwawe ngo amutware ni umugabo waje kumucumbikaho. Shitani umunsi yamwongoreye yongoreye uriya mugore ati wa muntu we ubonye Imana irakwizaniye ati nubura ubwenge Imana izakureka nkuko nanjye ari yanyongoreye nkuko yanyongoreye we nimwongorera wenda akagirirwa ubuntu bwo gutwara inda umwana nimuzamurira ko jewe yavuyemo ke nizamurira azarerwa na se none nase niba uri umugore w'isezerano umwana ugomba kuzamwakira. Umugore w'isezerano bivuga kugomeza